none ubwo batwemereye imirasire ntibayigeze kuri bose bayibona nko n'abatuye mu gice kimwe kigize umurenge wa Cyabingo mu kagari ka Rukore mu midugudu ya Nyamugari na Gahuma ho mu karere ka Gakenke bavuga ko kubaho batuye hatazagezwa umuriro w'amashanyarazi usanzwe ahubwo bagahabwa imirasire y'izuba. Gusa ngo ikibazo bagize nuko iyo mirasire y'izuba yahawe bamwe abandi ntibayibone. Ubundi reba nk'ubu wenda mfite nk'umunyeshuri ariko mu kwiga nta gatoroshi ibuye rya buri munsi ugasanga biratugoye. Rero nanjye mbonye umurasire nk'abandi byarushaho kumfasha. Ni imirasire gusa ariko harimo benshi batayifite. Ubwo rero murabo nanjye ndimo kandi ntuye mu mwobo nanjye nuko nyine nawe ushaka. Hari abantu benshi cyane basigaye badafite imirasire, harimo n'umusaza uri hirya arawukeneye ubona afite inyota, ariko kugira ngo abantu bacane usigare hagati yabo nta muriro ufite. Na mudugudu wacu yari yasigaye ntawo afite, ariko kubera yari yaguze muri Tubura yarawubonye, ariko abo basigaye batawibonye natwe baratubabaje. Intero nimwe kuri aba baturage batuye mu murenge wa Cyabingo mu kagari ka Rukore mu midugudu ya Nyamugari na Gahuma ngo nuko nabo bahabwa imirasire y'izuba nk'abandi, bityo bagacukubiri n'umwijima no kujya gushaka umuriro mu baturanyi. Kuko urebye hano ntari mu miyoboro y'impuza y'umuriro, natwe twayibona tukagira ne tugacana nk'abandi. Nta muriro bazaduha, ariko ikitubabaza nuko tubona hari umudugudu tuteganye nawe uri hakurya yacu wowe wabonye umuriro ariko twe tukawubura. None ubwo batwemereye imirasire ntibayigeze kuri bose bayibona nko tunana. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke, Nizeyimana Jean Marie Vianney umuyobozi w'aka karere wavuga ko n'abatarabona imirasire y'izuba nabo bazayihabwa bitewe nuko igikorwa kigikomeje. Ko tuba dufite yewe n'umubare w'imirasire igomba gutangwa muri buri mwaka w'ingengo y'imari. Nkaba nababwira yuko rero bakwihangana tukazabakurikiranira ku buryo ki muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo n'abimirasire bayihabwa, ariko icyerekezo cya nyakubahwa perezida wa repubulika ni uko tugera mu mwaka wa 2024 tukarangira abantu bose bafite amashanyarazi. Uzaba adafite amashanyarazi afite umurasire. Rero sinabo bonyine, hari n'ahandi mu tundi duce tw'akarere nabo batarabona imirasire. Ubwo rero twababwira ngo bakwihangana tukareba ko bashyirwa muri gahunda y'umwaka tugiye kwinjiramo kwa karindwi. Ngo kuba igice kinini cy'akarere ka Gakenke kigizwe n'imisozi ndetse n'utubande, ngo niyo mpamvu bamwe bazegerezwa umuriro uturuka ku mirasire y'izuba bitewe n'uko umuriro w'amashanyarazi usanzwe kuwuhageza byagorana cyane. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.